Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Ni umwanya w'ikinamico. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa Akarenza impinga. Wanditswe na Sebuhoro Daniel Benjamin. Ariko se Akarenza impinga kaba ari agaki? Yaba sari yambe biwunanara igacyura umutima wuzuye ikibo. Yaba sari amagambo avuguta nta mivuba, akagenda nta maguru, akaguruka butashya nta mababa, umuyaga ukayakwiza hose. Muri uyu mukino muriyumvira ukuntu bagabo barabona yatejwe urubwa, rubanda rwose rukamusekera mu bipfunsi rumuryanira inzara kandi abeshyerwa. Uwo mugabo wahohotewe kubera urwangano kandi ari indahemuka, ntabwo ari nk'abagabo barabona wabaye iciro ry'imigani, ngo niwe washatse nta cyamuturukira, babyarana y'uruvugo ruzanye. Asabye imisozi irakinga, amushingira amazu arahishira, ati icyo utazi ugisanga munsi y'umukingo. Nimwiyumvire. Mutagatifu official. Mabwirwe. Uyu muntu yasinziriye atera mabwirwe. Kanguka mubwira ariko. Uyu mugore arankaburikira. Kanguka. Nitwa dushyimbo batwaye. Yaba ari bya bishyimbo. Aho uzishyano twagushije. Shyano kisi. Shyano kira. Vuga se vumureke nisinzirire. Niko ye. Uzi ko nyina nta gisibya twite. Gwiki? Nyina nagisibya wuhe? Ugira bangahe? Ugira bangahe? Nagira nijana nyina nta gisibya abatwite mu gahwana. Ari je wayimuteye cyangwa amwoheje kuyitwara? Yayitewe nande? Niko nyina biri ha. Ubura vuga ukomeje koko. Ntumwoheje kuyitwara. Atari wowe undi ninde? Si wamwiranwa hangaha nagiye gutanga ngo uracuruza ko nduzi hacuruza kizimba bahashi. Ahara wowe washobora gucunga umukobwa ngo atazagutwarana inda. Wamenya yitwaye ryari? Ibyo uvuga byose simbyumva. Niko. Inganite. Ugira se ngo ndabizi. Cyo ko rubanza ari amezi 5. Wigamba mpinga. Ngo amezi 5. Ubwo se rwo akabimenya. Nabyongorewe na rubanda. Ndebye nsanga aratwite koko. Ubwo ntasari koko. Umwana mu bana twite ubibwirwe na rubanda. Rero ni cyando koko. Ngo ninde wayimuteye? Ndamuzi se. Ko namubajije akenda kundya. Cyokora wabimbwiye yambwiye ko banza ari wa muzukuru wanza y'u Rwanda. Ngo umuzukuru wanza y'u Rwanda. Ngo Mohamed ni Mohamed. Arya niyitwa Mohamed? Niko yitwa. Se ko arabizi? Uravuga data se? Nawe ko yabaye. Undi se ngubaza ninde? Tembizi wenda yaba bizi. Arakoze. Maze ejo kare. Uzaje kubibwira so. Hanyuma uzamenye nuko bisobanura. Ubona najyayo kubimubwira nkamukira. Uramenye da. Ngo ndamenye. Ubura komeje ko ngundamenye. Azabibwirwe na rubanda nkuko nanjye nabimenye, singiye gukubitwa z'amaherere. Wibwira se ko nabibwirwa na rubanda ari kuzamukira? Bintere. Ngo bigutere. Nyabira ubwo ntaso ni koko. Kumva igishurcyo ngo bigutere. Ariko surinda umbwira utyo ko nanjye ntari nanze ubwari bw'uyu mwana. Ubwo wampinduka unziza iki? Ahubwo ko mbibona twashaka inzira yo kumucikisha inkuru itarasakara ngo dukwemwe n'abahisi n'abagenzi. Umva ko babaye. Ibi byose simwe mwabiteye. Iki cyo kirinze gutwara y'indaro atari wowe ukirira. Aha, n'umundi umwana ubaye ikigorya wa nyina. Abo wa nyina. Sibesiyo zo kwa mutesi si inkumi nkawe. Ko atayitwaye. Muka safari uriya nta muri tubukumi. We ko atayitwaye. Ngo tumucikishe. Aramutse vuya uzajyane nawe. Cyayitwariraga zemera ibyari hano. Aha, bisa nicecekereda. Nyamara natanagenda ntazayihabyarira. Ugize nguki? Ngo natanagenda ntazayihabyarira? Ubwo uko numva ndumva uri mu migambi yo kuzayikuramo. Nabyo ntibyabura da. Nabyo ntibyabura. Singiye guhabwa amenyo n'abasetsi izuba riva. Nyirabiri ha. Uramutse uvanyemo uwo mwana inde? Niba atagufunga uzamuhanye n'imbwa.
ibyo byihorere hari igihe si ibyago bitabaho. byaba byo bitaba byo jye nkugira inama iyo migambi wayigamburura naho ubundi nukinisha kuyivanamo biraba ibyawe. Ese kurya imuhitanye N'ubundi ntacyo yarateze kumara. yakimara atakimara aramutse ayikuyemo uzahwana nayo zahana namba ndoga rwigamba. Cyano rigwira abagabo koko. Reka ejo nzaye kubibwira so bizaba byose bizabe n'ababizi kuvuga ese tushikana isinjire none kugira icyo mvugisha gerayo. waramutse mabwiye umwana mukanya mahoro ugihumeka ndebe uzindutse noneho ni amahoro si ganyari yakwa data kwa mugabo we hari impamvu yanjye siko n'umuvuga n'agahinda byakugendekeye bite wandika n'icyo wa mugabo we ko amagorwa gwera abagabo koko bite se abanyurwa akabari nturayisahuye ni ugusahurwa se nawe ntimbwire neza ntawe mwafashe mba rwivanga sibyo naguhisha mugabo twagushije ishyano ngubu ishyano ariko bite wa mukobwa wanjye aratwite yambabone oya wa wundi w'umugore wanjye muto niyo ntagisibye se kwivanga wandorera n'iki mabwiye nubwo yawaje bwose ariko mwakurira wenyine nubwo ababyeyi bose muri iki gihe bisigaye byabaye umudeli abakize abakennye ni hahandi yewe si urw'umwe n'umwana w'umunyarwanda ushatse wahora wandika rwivanga ko ubu n'umwe ngewe ariko bakenye bose bazitwara bibaza iki wavuga bazibatera ahubwo ntaho gushuka abana se nk'abariya ni igikomeye niyo wamuha bombo gusa ukamubeshya ko umukunda ntabura kwemera ko mukorera ishyano nk'iryo ariko kuki bazibatera rwose batabafunga nane ngo batabafunga nako banyirashyano barabahishira iyo ntagisibye se yababwiye wayimuteye wahitewe n'abamuzi kubanza y'u Rwanda na Mahame se ngo ni Mahame uriye ubona Mahame se ahuriye na nyina ntagisibye sinamenya wa mugabo we inkozi z'ibibi wamenya zihurira he niko ye ahubwo ntiyaba ari wa mwarimu muturanye mwarimu we duturanye avuga se bagabo barabona undi wundi se nindi nuwo navugaga wiki iryo risubizaho rivanye urabona se yatinyuka atinyira ntagisibye ngo aziterana kuba inyamara ntugatera abantu rubwa agize kuba ari umwarimu akubitiyeho kuba ari mukuru akaba ari umukristo ukomeye muri kiliziya ibyo byakukanga se urabona yarenga kuri ibyo koko agahimukira umwana nkuriye ate ngo nuko amahano yaguye menya hari ikindi mupfara cyane gitose ntabwo uzi ukuntu nagiye n'abandi ndegera amafaranga ataraye mu rukiko bakansha iby'amirenge byaba ari ayo ubusa nanjye sinzabura icyo mukorera kizamwumvisha pe agenge cyaba ari icyo mupfa ariko si cyo cyatuma umukekeraho iryo shyano mva amabwiye ndagira ngo usabe kumfasha kwitura abagabo barabona yangiye nabi birenze urugero gufasha neza nubwo ari umuturanyi wawe ariko umenye ko inshuti ishobora kukuruta umuvandimwe nkaswe umuturanyi ungiriye neza sinazabura icyo nkwitura gusa uragira ngo se ngufashe ndagira ngo dufungishe icyo kigabo cyangwa tucishe amafaranga wabasize neza ko ari we wantereye umwana inda nk'uko wakabivugaga oya simbihamya ariko wavuga ko ari we ntibyabura guhama ubwo se wumva byashoboka bite ubwo se wabyemera ninde ibyo ntabwo bishoboka niyo kandi byashoboka sinabasha guhemukira umuturanyi bigezaho nyamara niwe byagira umumaro waramutse wamuciye amafaranga kandi wamuca ari hasi ibihumbi 100 ibihumbi 100 bita kinada reka se by'amafaranga byo nabyemera ariko kumufungisha byose nabyemera rwose ese ubwo yabazize iki koko ese amafaranga yo yaba yaciriwe iki oya ntabwo yemukira umuntu umuziza agaheshyi nagusabaga kumfasha sinaburanaga nawe irenza icyo uzakura kuri Mahame kuriya mutindi nyamara ntuhabura n'ibihumbi 50 wakura kuri bagabo barabona nikuye turigize kumbwira ko yanze no kuguriza amafaranga kandi yafite kandi kugusha harya ngo nagufashane wamfasha tugiye tuvuga ko ari watenya ntagisibye nda ibyo bidafashe ye ubwo se uzabyemera nindi uzwe niki we nawe kwirushya rwose shakira niba ushaka kumwitura inabi yakugiriye
pfa kunyemerera gusa ibisigaye nijye bireba. ariko se gucisha uwo muntu w'abandi amafaranga urabona bizakumarira iki Rwiva? Wese ndeze mu cyuka bifite mu nyunguki. Amafaranga natanze na rimwe bamuhayemo. Urakabimenye se? Nge ndabona wakwikoma bamutumye. Nawe rwose ararengana. Arengana iki? Ararengana. Mpaka nawe mwumvishije. Pfa kunyemerera gusa. Inyungu ni yawe. Ariko hagira mu nkwemerera iki? Ese wibanze amafaranga bamuca koko? Uzi ko yafashe uwo mwana bahemukiye. Rwiva. Niba ari kumucisha amafaranga by'ubu. Reka tubishakire inzira. No kuyamucisha. Ariko kumufungisha reka da. Ntabwo nabyemera rwose. Singiye kwiteranya tuzamucisha amafaranga gusa ntacyo bitwaye. Ariko nibagwa nk'ibihumbi 100 nibuza mpimona 20. Yewe na 30 nzabiguha. Ati bisigaye 70. Nzabigurama registre yo gucuruza byeri. Wumva se? Naye narabuze uko nzicuruza rwose. Niko se Rwiva. Uko nari ngiye kwibwira data bukwe. Bimubwira kugira ngo mugishe inama. Byifate mune. Uravuga se rumva mwabo? Ndibivuga. Ushi tujyane twigira inama hamwe zabakiza. Ko tubivuga rero. Si bikomeye. Upfa gusa kumubwira ko ari bagabo barabona bagutereye umwana inda. Ukavuga ko bivugwa hose. Nanjye ndaryungamo. Cyo nabyo. Reka ahubwo tugire tugende. Turi mwumvishe ese shaburi yagiye se sibabaye. Yamwandike ku ngoma maso urabona. Yabiriya bihumba gomba bishatse byanze bikunze tumuce tuzamingiramo. Nako kushubuye. Ubundo hego nanjye zikunze ari n'abategeko cyane. Ntango niyo mpamvu mbyemeye. Mwaramutse w'abantu. Ninde? Ni Mabwirwe. Mwaramutse. Waramutse. Yego. Komera. Mwaramutse. Mwaramutse cyane. Waramutse nabo bwira. Niko musawa mwaramutse. Mukomere. Mukomere. Bite ko mutuzendukiye ni ubuhoro? Nta buhoro. Buhoro? Anaje kukubwira ishyano twagushije niba mutararimenya. Ishyano ki? Kundaryo nje mwana wa. Ntacyo mwaba mwaramenye kuri nyina nta gisibya. Oya. Yabaye iki? Nimuramenye ko atwite. Bibwirwe nande. Nyina nta gisibya aratwite. Kundanda namubonanaga. Uretse namwe na nyina babanaga ngo ntiyabimenye. Kandi maze amezi 5. Amezi 5? 5 yose. Mwaba muzi wayimuteye? Inkuru si yanjye nyine. Mwakwibariza na Rwivanguyo. Kwivanga nawe arabizi. Ndabizi da. Tunabyumvanye abantu bavuga ko yitewe na wa mwarimu bagabo barabona. Bagabo barabona? Tibishoboka. Wabyumvanye nde? Nabyumviye ukabari Kenya rusange hariye. Uretse ko bene kwivuga barimo babyongorerana. Ndetse bavuga ko hari nawe bayiteye babakobwa barindwi bose. Torero. Bari yarahetse kirikanwa muri Seraye. Ngo hari nabandi bane yaziteye ahubwo ni yaguye. Erega noneho yaba yakabya bimasabye isonga bigenewe kubangurirwaho. Ndeka n'icyo barabishoboye. Ariko se ko bagabo barabona ari umukristo witonda. Ivyo byagukanga. Akaba yari umubyeyi mu bana. Ubu yahanzweho n'iki cyatumye yahuka mu babyaye. Nda namashitani. Ahari. Nanjye nyirabiri hanze yambwiye ko iyo nkuru yayibwiwe na rubanda. Ntabwo ngo yarazi ko umukobwa watwite. Ariko se koko bigiye kubindwa mu bana ba. Irishano ryabahe koko ko umubyeyi yisubira inyuma. Ubwo se murumva twabyifatamo dute? Igihundi nta wundi mugambi nafashe ubu. Urumva twamurega rwose kuko ibyo yakoze ari bitakwihanganira. Nanjye niyo. Ubwo se murumva twamureka dushingiye kuki? Ngo mushingiye kuki? Uterwa umwana inda murabona byoroshye se? Byoroshye. Rero ko nawe windi yemeje kuzamureka. Sinawe wenyine. Nimuvise ko n'abandi barindwi bose yateye amada. Arije byivangariro. Sinaraga ntegeje iki kirego kuri pariki. Nanjye niyemeje kumurega nta kindi. Buriya bugome yadukanye umwana ntabwo ari gukwihanganirwa. Ubwo se abagabo twabitangira twabavanaye. Hari abagabo se baruta abaturage na Rwanda. Babavanaye bandi. Urabyumva kwiki mabwiye? Ngiye ndabona twamurega. Ariko tukamurega ari uko tubanje kumva imvugo y'umukobwa. Ntacyo mwamubajije? Ntacyo. Mubaza iki? Urumva namubaza iki? Ubwo se urumva twaza kurega umunyarwanda dushingiye kuki? Ku mvugo ya rubanda gusa. Ku mvugo yabonye ndibifashije. N'umukobwa ndamubaza. Urumva inama nabahaniye ngiye. Nuko mabwirwe yabanza akabaza umukobwa we. Niba kuko ari bagabo barabona bamuteye inda. Bitaba ibyo. Mukaye ko mubyifatamo.
mwasanga ari we mukamurega inzira z'ikigendwa ibyo kandi igihe rwivanga sinabura kubibafashamo wumva se dawe nimutanamurega azabura abandi bamurega ntangiye ngomba kumurega nabyiyemeje gusa ikibabaje nuko muzahomba mukabura intama n'ibyuma ngaha mutegereje abagabo bazajya kumuhamya kandi babyivugiye hose ngo bari n'ahandi hose maze rero bana banje mureke tuje inama ya kigabo dore bagabo barabona asanzwe ari umuvandimwe kandi uwo mwana ni nguwe turi muze tumuhamagare tumubaze tumenye icyo twakora twumvise imvugo ye dore rwivanga mbabwire ibintu byanyu murabijambije muramutse muhamagaye mukamubaza icyo kibazo natabagarukana mukabona ari bubareze muzangaye babwire mfara none turabona ataturega nyine ubwo mubona koko yabyemera bishoboka bite ko yakwemera ko yatewe umwana inda koko naho yaba twikozaho ahubwo tubimubajije none rero muremeza ko tumureka tutamubajije tuzabaza umwana mumaze se mumubaza iki ko azabihakana mwana nabibemeje ko ikindi niki byuko mbyumva babwirwe urumva ndakumva banza baza umukobwa wawe niba niwe wayimuteye koko mubone kumurega naho nimubanza kubaza abagabo barabona natabarega dore aho nigaramiye rwivanga ibyo ndabibemeje rwose azabarega pe yerega yaturega ubwo se dusanze ari we yaregwa nande namurega ndetse utari se nindi cyangwa umukobwa we azaba ari umuriga rega nimuhumure nzabibagiramo bizatuma noneho inama niyo rwose mabyigwe naje ko baza uwo mwana nasanga ari byo aje kumurega ndashite tukora mu byitondere mumenye neza ko uwo mwana w'umunyarwanda atabeshegwa atubika azaduhinduka ate bitazaduhinduka bigatandukanya imiryango ntacyo natwe turabagabo ntazi ibyo arimora ubu ngiye nyine kumubaza kubaza uriya mwana wanjye ubwo nzabagezaho uko bimeze wirirweho mwana wa wirirweho rwiva mubijemo nyabuna wenda twamukora 40,000 bigafasha uwo mwana nibyo ko ubwo si urabona ibintu bitari mu nzira yabyo kuko mabwire cyakora rero rwivanga sindagura ndagenda ibi bintu bizaturushya biturushya iki bizaturushya pepe indajya kozanya nta gisibya navuga undi ariko ubwo ni ngombwa umwumvishe neza w'abantu bamuvugaho kuko rero tuzagira icyo tuvanaho ariko se ko bagabo barabona ari umugabo wihagazeho ko kumuhamya ibintu bitoroshye ngaho mbwira aho tuzabituruka rero uzi kunjekeje koko sinabwiye ko ari igihe bireba upfa gusa kwemeza umukobwa wawe ko ari wavuga ndetse ukamwemeza no kuzamushinja mu butegetsi nituramuka tumurize ngaho rero twibuke tuzabigenza nawe rwose umwana we ndabimwemeza urumva se yamakanira ati uko twabigenza ni uko dutangire tubikwize hose dute nk'ejo nzajya i Kigali nzagenda mbitangamo igiparo muri bisi kuri ndangire i Kigali yewe nimbona n'abantu bino bari i Kigali bose nzajya mbibabwira nawe rero bivuga mu kabari kandi hari abantu benshi ntuzibagirire kubyo navuga bariya bana bose b'abanyeshuri bariya 7 twavuze ubwo ari umwarimu ntazabikira ubwo ni gihe bizabikira rwose tuzamura 1,000 reka nta nabibuze ejo bundi muri ministeri bamwohereje 120 yaguhayemo na rimwe ari imbere iki sinamugujije akanga yewe iyo ni inama ya kigabo ko uye nibyo tugomba kubikora reka njye kukabari ndebe ko nabona ibyo kwehera umuhinzi nta naho undi murambi ni rwose bawiriho mabwire rwose ntabwo ntabwo twa mu nama rwose n'ibishoboka rwose ngaho wirirwe nzagufasha rwose nk'umura yakwizeye rwose humura abone byankururukana ugasanga wowe mbonye ubone yanyohese ngo nuko ari umwarimu mu baturanyi tuzamukandagira akaburimba Nyirabirihanze Karame ese uri mu biki wiriwe nirirwa iki wirirwa iki suzi iki
Byashano bya biri. Se kuri mpereza we jyenyine si iryacu twembi. Gwe cyacu twembi. Dore araho mu gikari. Gaho mumpamagarire. Nako banza umekara gatebe n'icariho. Birabwangu kandi. Nyina nta gisibye. Ngena witabe soma. Nitabye mwiriwe. Icara hariya ku muci. Kwarora. Niko nyina nagisi. Ndakumva. Imvugo ivugwa hanze aha ikuvugwaho urayizi? Mvugo ki? Ngo imvugo ki? To umvugo cyabaye. Fuko mvugo ki? Yabajya gukora amahono ntibabura ibyo kwigurutsa ibyo bakoze. Ese munantonganyiriza iki? Ubara gutonganyiriza iki? Ibyo wakoze. Nakoze iki? Ngo wakoze iki? Ko rubanda ruvuga ko twite waba utwite? Dore ngo kiririza nikivuga se cyangwa nyikiranga. Nano nukwishe turutoye. Ese bo waretse uwo mwana. Ugize ngo ikinyira biri ha. Sawa kumvira munzu mujyane kwangarira iyo mushatse. Ngaho genda. Uribese ntabwo ushobora gusohoka muri inzu tamwe wagutinda. Niba ngana guteba nagatera rushicumu. Garuka. Itarari ku muce. Yavu. Toroko gisa. Ariko ubwo wamuvuze nyina nta gisi. Wamuvuze koko. Kubakiriye induru y'ijoro igiye gutuma uyu musozi urara udutaramanye. Gaho sigira vuba. Ega mwana wanjye si nkwazi imbiyo biwe. Dore rubanda rwose ruravuga ko twite. Bakanavuga wayiguteye. Rwose cicikana gwe. Dore rubanda rwose ruravuga waguteye iyo nda. Wamumbwira wamumpisha si muyobewe. None rero turagira ngo dushake inzira izatuma umererwa neza. Tukaba dushaka inzira zo kurega wayiguteye. Hanyuma bakamuca amafaranga yo kuzagutabara. Urumva? Ese gutavuga? Urumva? None rero nyumva uvuge. Uvuga umuntu wayiguteye. Ni Mahame. Ngo Mahame. Turaga hamwe n'imisi. Ziba. Mahame iki? Ko rubanda ruvuga ko ari bagabo barabona. Uriya kumwishira umwishira iki? Ubwo se murabona aba bagabo barabona ate? Mahame se tuzamugushingira. Niki murega se zakumarira iki? None se nabeshyira undi atari we. Busubiye mu gikari wandinagizwe. Kaya guhishira inkozi z'ibikabeshyira Mahame. Wachimba mu masi ihudi. Sinongera kukabana imbere yanjye. Nari birotwa. Inabiri hanze. Ndakumva. Cyane mubiri. Bare wa mugore we. Inkuru yakwiriye hose ko bagabo barabona ari bo bateye uriya mwanira. Koko se? Hose biravuga. Aho niriwe ku kabari niyo nkuru. Kandi gahongo siwe wenyine. Hari ziteye. Wari waba iki? Uri we witeye wa mukobwa wo kwa mudacumura. Aho ndi baherutse kwirukana muri sera yiharura. Bucura se? Sinumvise ko birukanye babiri. Wari waba arasiki. Ubundi n'uwitwa Mukakibibi wo kwa Gasasira hariye. Bombi rero ngo nibaze bateye. Ariko nishyano noneho koko. Uriya nshuke. None rero kugira ngo nyina nta gisibye avuge Mahame kandi ureba ntacyo yifitiye tuzamukuraho. Ndabona twagendera ku mvugo ya rubanda tukagira icyo tubona. Tukagira icyo tubona kuri uyu mwana ugiye kudupfira ubusa. Yabiha. Kwa muganire katumukoshe nta munsi wa nyina nta gisibye. Ko numva ugiye guhemukira umuturanyi wawe. Muhemukira nisi. Icyo gihe muzagikizwa n'iki ko rubanda mwigerezaho? Ariko uyu muntu abizetera. Ahemukira umuturanyi iki? Ejo muri sena mugujije amafaranga yo kwicururiza kayanyima. N'ibihumbi 120 byose aherutse kubona. Amari iki? Reka nzamurege yantera umwanira. Ko araye se nayawe. Kandi azangaye. Nayangi tuzagabana da. Aha. Ese n'umurega ntibigere icyo bifata uzaba waruhijwe n'iki? Bibuzwa n'iki kugifata? Umva Rwivanga yambwiye ko azabingiramo. Atese. Kweki Rwivanga ziranye n'abantu benshi cyane kandi bakomeye bashobora kuzabitugiramo bakamuca amafaranga. Ariko amafaranga ni mabi koko mwakagira Imana mo. No ubize ko ari mabi. Amafaranga ni yagiye gutuma murenganya umuvandimwe bigezaho. Tumurenganya iki ko nyirako mu nyenga. Ariko abagore mwagira ubwoba. Kuko twanga guhemuka. Uriya muntu umaze kutwigiraho ikirenga umuntu asuhuza ntarushya mwikiriza ngo ararata ko akize urabona azatumarira iki? Ubona tumariye iki koko? Avandimwe bwe urihe? Wamuvanaho n'uduhumbi 20 yabura icyo atumaza? Nako ruzi warigize umutesi
sinzi utuntu usigaye wigiramo. ngaho nimukurikirana izo ndonye zanyuda nzaba mbarirwa ikimbabaje n'umwana wanjye. Ibyo byihorere, reka tumuhamagare tubimwumvishe kandi nawe umfashe, maze yemeze bagabo babona nk'uko Rubanda rwose ari we ruvuga, tuzagira n'icyo tumuvanaho. Naho undi se Mahame po nta mahame abantu urabyemeye wowe kagira Imana we. ngaho ariko rero ndumva binduruma. bikuruma se bikuruma iki? Nyirangisi banguka niko uracyavuga ko Mahame ari we waguteye iyo nda? ariko se muragira ngo mbeshyere ndi mushaka wiki? mbare wa mukobwa we, nanjye ngo umukobwa, niba ushaka kubaho neza ukwiriye kumva inama nkugira. Dore abantu bose bavuga ko ari bagabo barabona waguteye inda, none nuvuga Mahame bazavuga ko bagabo barabona yakuguriye kandi ntacyo uzaba wungutse. None reka tugendere ku mvugo ya rubanda no kucyo bazi, maze bari buvuga ndetse uzamushije no mu butegetsi, kuko jewe niyemeje kumurika. Ubwo bivugwa na bose ntawe uzabihakana. Niho muco amafaranga uzabona ikigufasha n'uwo mwana uzabyara. Nta muntu isobokanya bawe, Mahame azakumarira iki koko? ubwo se nzavuga ko yayinteye ate ntaho twahuriye? Po kino gicucu mva. Aho wahuriye na Mahame wananirwa kwahurira n'undi? Uzavuga ko yagufatiye mu nzira nimugoroba, ndetse uzavuge n'itariki kugira ngo abantu bazabyemere koko. Saba yuko igihe wayisamiyema? Sinibuka neza, ariko ubanza ari mu mpera z'ukwezi kwa 12 cyangwa mu ntangiriro z'ukwa mbere. Yewe ndibutse ni mu kwa mbere hari kubonana. Uzavuga iyo tariki. Hamara kandi nzagufasha muri ibyo byose rwose, nzaguteturura. Ariko se nimushinja sinzabyara umwana usa nawe? Kubyara umwana usa nawe ni ngombwa? Ubuse ko nakubyaye turasa? Hano niko bahora babyara abana basa. Nawe simba n'Amahame nawe ari igikara nkawe. Umuri ubwo bose ari bikara nawe ukabura icyo nta kuzabyara inzobe. Kandi niyo wayibyara nta kibazo. Rega naho wabyara umwana udasa nawe byo kugutera inkeke rwose. Ntibizabura kwemerwa kuko Rubanda rwose ruzi ko bagabo barabona ari wowe guteye. None se namubeshyira akazangerera nabi? Hakugirira nabi se turusha amaboko. Ngaho mukora uko mubitekereza nahandi. Uzajya uvuga ko ari we? Ngari we Rubanda ruvuga, namwe mukaba mumunyemeje, ubwo niwe nzavuga. Nuko guhera uyu munsi umuntu wese uzajya kubaza uvuga abagabo barabona, uvuga abagabo barabona, urumva? Ari mu bakuru, ari mu bana, ari hose ukagenda uvuga abagabo barabona. Urumva? Ndabyumva. Ntuzabyibagirwa. Oya. Nuko mwana wanjye, noneho rwose tuzagendana, nubona nkenanye uzangaye. Genda uruhuke ushyire umutima hamwe. Umura ntabwo uzangendana rwose. Tamari Niki? ugize ngo niki? Niki se nyine? Inyani hogera mwashakira ubwatsi. Ubwo se utanyuzaniye buri hehe? Gwiki ko Tama kutajya muvugisha uco byanyu bite none? Agira ngo bigende bite? Noneho byagendesheje umutwe. Mbere wa data se nyera amazi ni karabire da. Ukaraso karabireki. Ariko ibyo ni ko ndabaza. Ariko Tama ibikugwana mo wabivuze. Bivuga rwose kibyinjye kimereke. Ikibazo kibyare. Ngaho zivuga. Ugize ngo mpatse ntibyare. Ukibyare ngo mpatse ntibyare. Icyo twita ukibyare. Ucyo ngute kibyare. Ukibyare nunanga. Abatwite bariyo bari byi. Abatwite bariyo bari. Bariyo bari nyine. Ariko no bintu no bimo rwaserera. Ndabona aho gucecekera. Nguceceke. No kuri parike zuzaceceka da. Reba hino ni ishyano. Yewe. Ni parike kandi nzaba njyanywe n'ikida. Uzajyanwe n'abatwite. Ureke kuvuga ngo nijye twite. Twite. Tama. Ngusabye guceceka ibigambo byawe. Ibigambo by'abagore singitayeho. Ngo ni ibigambo by'abagore? Ni ibigambo by'abagore nyine. Ibyo nyine. Yego ye. Cyakora Tama. Ndumva ujya ku mutsi w'iryinyo ufite guceceka. Yego ye. Ndaceceka. Ibyo batwite bijyanye y'abatwite bari. Uranyumva? Komeza se. Icyo si ikibazo kindeba. Kijwe n'ikise kukureba kandi ari wowe uzibatera. Kwari kizibatera? Ari wowe uzibatera nyine. Nyamwasa minga.
naziteye bane nyirama umwe se babiri se batatu se niwe ubazi bose mbwira naziteye numve mawe ariko bagabo barabona koko ye ko numva unyegara abo bagabo barabona bari babona sutarangana nawe ujya kurugarika have se wintuka ariko umugore yasazira ni wowe witutse umunsi ujya mu micuko Tamari we kwihangana kurangiye ugize aho ntukunshingiye micuko koko none icyana ko numva yasira se ngo ndagututse nyina ntagisibya ntumubyaye ya ntagisibya nyine aratwite se niba sana twite ni yo muteye ubwo gane bwo kibimenya ayimuteye sirota n'uwarota kandi ntiyabura kwibuka ibyo yakoreye mu nzozi Tama ngeze aho ndenzwe n'amagambo yawe ngusabye kunsobanurira none hanga wakwanga tukabonana ariko si ibintu byavugwa na rubanda rwose bene byo bakaba batabizi ntihabe harimo kwijijisha ariko ndaba nijisha kubera iki bigira kugiye ntinyiki Alphonse na se wambwiye ko Mukagwivanga yambwiye ko nyina ntagisibya atwite kandi akaba ari we wayimuteye aramaze none rero ngo ntubizi ariko ye muzajya mukora amahano hanyuma mwigire nyoni nyinshi ariko burakomeje ndakomeje nyine ahubwo ngo hari n'abandi barindwi baziteye bose ngo ni 8 ukabona ziteye batwite n'8 menya gusa ko mabwirwe ngo arayari bukurege kuri pariki azagenda ariko nanya mukobwa kandi aremeza ko indari yawe rwose ngo arabyemeza nawe arabyemeza nyine byose byashoboka biti ngo natenye ntagisibye ndagewe yewe amakobwa abagabo koko kandi umva ngo ni nama yo gukorega yarayibereye kwa ruva mwabo we n'umukoyo ngo bakemeza ko bajya gukorega kuri pariki ndetse ngo nagwivanga iyo nama yarayirimo yewe niyo bigeze bazagende bandege da bazagende bandege rwose ni ntabura n'Imana ntizabura kumburanira habe shake kazi nyine ntimugakora amahano hanyuma ngo mushyire mu Imana poze aho ngaho se ngo ni inzibe ziba nyine uzikora agutekuru utagiye ubwo se urancinja waramboye wowe wowe ugeze umbona have shake yewe biteye isoni ngiye bagabo barabona nzatera ubwoba nicyo nakoze icyo ntakoze wapi ngo bazajya kundega bazakurega nyine bazashyira inzira rwose bazagende kandi nayo niba wabaye uzabaherekeze ibyo nibyo wivugisha nivugisha siki genda umwere karibu mwiriwe mukomere Pauline mwiriwe bagabo rabo yego mwiriwe madame mwiriwe amakuru kise amakuru ni meza gahagati mwicare murakoze ariko se nibite Pauline ni byiza da ko atinze kugacyura aha akazi k'abapolisi gasa n'akatagira amasaha niko se amakuru iki se ko numvise inkuru hano hakurya inye rusange kanshobera inkuru ki aha nsanze inteko y'abantu yaremeye ku kabari ka Mabwirwe bavuga ko waba ngo warazimaze abakobwa b'abandi batera amata ndetse ngo bakaba bagiye no kugurira kuri pariki iri tavuga umwe kumva ko ari ibigambo by'abagore da amaherezo by'abagabo nabyo ntibiruziremora kuri umugore wose ariko se Papa nawe byumvise koko ndabyumvise rwose rero mu kanya nayimbirwaniye n'umugore wagira ngo naye abagore kuko nawe wabyumviye kugira ngo se ni byongorerano reka ta inteko yari yateranye ari we bataramanye ariko si ko ni ibintu bitoroshye kandi nabikinishaga ariko iyo nkuru y'ukuri koko umfata inkuru yabaye kimomo nawe uravuga ubwo bigeze aha genda bane ejo ari kuzajya kubisiganuza burumesitiri akambariza ibyururuka bigeze aha ngaha ariko si wabanza nkabaza mabwirwe ranako taba ntungana nabi kandi twarwana ndabizi cyakora amakora agwira amaboko aragwira koko nzaba numva ko uzabisobanura ndi kwa mugore we nawe mfatanya na rubanda gufatanya na rubanda iki uriya musaza rukumva idini reka wumve ariko wabaye uti mureke madame wajye wihangana yitereye umutwe mwihorere bagabo barabo muramukeho Pauli ngaho uramuke yego nzamenye ibyawe ejo nuza kuri komine ngaho ugenda uzaba wumva ibyanjye wa mugabo we injira
mwiriwe bwana burugumesitiri. komera amabwire. Niko yitabye. Amagambo yavugiye ku kabari kawe ejo bundi wawe yibuka? Amagambo bwana burugumesitiri, ese ko amagambo avugirwa mu tubara akunda kuba menshi, nimwasobanurira aho mushaka kumbaza nasanga nyibuka nk'ayababwira. Wahakana ko utaremesheje inama uvuga ko abagabo barabona yagutereye umukobwa inda? Jewe ngo navuze ko abagabo barabona yantera umukobwa inda? ko nzi ko nta mukobwa ngira utwite se. ko nabo utangiye kwibakana ngo nukuri imbere ya burugumesitiri kandi warivugiye iwawe ku kabari. Reka mo hoshi wimbeshyera. Hoshi ari wowe bwana burugumesitiri, ibyo umugabo avuga sinzi ibyo ari byo, ahubwo mumubariza umukobwa wanjye utwite yenda yaba amuzi. Yamuzi koko? ubwo utangiye kwibakana nta nama mwagire kwa sabuke muvuga ngo mugiye kundeka kuri parike. Kwa databuko iki? Uragiye ujya se cyane ari wowe bantuka kimare kuntezurubwa none kinanuke. Ni wowe warwiteye ibyo yakuvuga byose urabiyobewe. Yakuze ubeshya ngo ni Are mwese muceceke. Mabwirwe imbwa ni wowe. Mwese muceceke. Mabwirwe nibigaragara ko wabivuze. Nibigaragara ko wabivuze muzampane rwose jewe ni igihano bivuga se, ariko nawe nabivugiye koko. Ufite amazina y'abo byumvise abagabo barabo uretse kuvuga ngo ni rubanda. Niba amabwirwe hakanye ko atabivuze kandi akaba hakana ko nta mukobwa utwite, ndasaba ko mwabikorera inyandiko. Komeza ubitega amatwi. Niba koko hakanye ko atabivuze kandi akaba hakana ko nta mukobwa utwite, mubikorera inyandiko. Hato nibivugwa bizambere gihamya ko mbeshyerwa. Urabyemera amabwire? Ndabyemera. Cyakora rero nagira umukobwa wanjye ugaragara ko atwite, dore je ntawe nzi mbivugiye hano. Muzambarize uyu mugabo uko yabimenye je ntarabimenye. Muzabimumbarize. Ngaho mwese ni musohokere. Muzabimumbarize. Ngaho ni musohoke. Muzabimumbarize. Muhirirwe mwese muzamumbarize. Ye ngaho ni mugende ikibazo cyanyu nzakiye. Ugende nibaza ukuntu ajya kumenya ko abakobwa banjye batwite jewe ntabyo. Na rubanda ntabyo bavuga. Mugende ikibazo cyanyu nzakiye. Iyo nyandiko je niyo ushaka ko muyikora gusa. Cyangwa warabikoze ibyo wawe kuri babeshya gusa. Tunigana. Injira. Mwaramutse bwana burugumesitiri. Mwaramutse Rwiva. Mwaramutse. Bite na wa mwana urwayira? Yewe nyine yakajyanye kwa muganga nabonye kagarura akajisho da. Mwese makuru ki? Yewe ndabona bimeze neza. Sinakagwa ngo mumpe ko numva inyota inyishira. Ariko nawe remerwa. Tebe nabi. Yewe turagahora nakabashyitsi. Ntabwo tujya twirurira rwose. Je ni ijambo ryiza rwose. Akira. Nkuriye nakagwa we numire gusa. Anzi kutagakunda buhoro. Yewe taraje. Ategetse burya muturusha ibiryoshye rwose. Yewe nubwo rwa ruryoshye koko. Ubwo nuburiza bwa rwa rutoki rwanjye wo kukimigenge. Yewe haryoshye urwagwa rwose. Niko si bana burugumesitiri. Ko hari ikintu nibutse nashakaga kumfasha muraho. Nibiki se kandi? Uzi ko mugabo urabona ngeze kuri koko. Aramfite pe. Yakugeze kure? Angeze kure. Hari ibyo muburana se kandi? Yongeye kukurega? Oya ntacyo tuburana. Uretse ko urwaburana ruzamugeza iyo yumva. Gusa nuko bizamo nkaho igihe amubwiye ngo agiye gukora iryo cyano yagiye gukora. Ese koko tangaza rwose. Niko ngo yaba yarateye umukobwa wamubwirwa indara? Nuko numva bibariza nkaho utabizira. Nzi ko burugumesitiri ashobora kwebera muri komine ye. Yarayimudomye da. Ese ugira ngo ni wenyine? Hari nabandi barindwi. Ubwo sabo bose bavuga ko ariho bateye inda. Ko ari rudomanyira. Niba gira ngo ndabeshye uzibarize Rwanda rwose barabiririmba. Ese nawe wari uri mu nteko yerutse gukoreshwa ku kabari kamabwirwa babivuga. Akada. Shwi ndo wabandi. Kinabyumviye handi. Ariko naho bitavugwa hose. Ariko se kuko kubutabizi uri burugumesitiri pe ntabyo uzi pe. Nashwida. Oga abategetsi bejo niba bikubaza uzabyifata mute. Uretse ko bagabo barabona yaje kundegera amabwirwe. Nawe kurikirana ngasanga nta shingiro bifite namba. Naho ubundi wabimbaza navuga ko ari urubwa nkuru rwose abantu baterana. Ngo wavuga ko ari urubwa? None urubwa ku bintu bizwi na Rwanda rwose. Sibwo umutekano muri komine yawe kunaniye?
igihe nkugira inama nka mukuru wawe ugukunda wari ukwiye gukurikirana ikibazo cy'abagabo barabona kitarajya aho kikurenga naho ubundi ntabwo byoroshye neza neza. uragira ngo se ngikurikirane urasanga icyo kibazo aricyo cyihutirwa cyane mu bihungabanya umutekano wa komine? Ugize ngo iki? Abanyeshuri barindwi bose batwite kuri santere imwe. Njyewe n'uwa munani w'umunyarwanda kandi abo nabashije kumenyekana ubwo hari n'abandi batazwi. Ikindi rero hanini cyari kinanzanye ngira ngo nkumenyeshe uzi kuriya mwarimu nawe atagukunda urubizi. None nagira ngo duhereye kuri biriya bintu byose bimuvugwaho umufunge tumubonye impamvu. Bose urumva namufunga mpereye kuki ko nta mukobwa waje amundegera simbona umubyeyi w'umwana aza kumundegera ngo yamutere umwana inda ubu ibyo bintu nabiturutsa kuki koko Rwiva? Nagusaba ko twabyishingiza ukamufunga nanjye ukamumurega uzaho yangejeje arakanyagwa. Ko numva unyashya kugira nabi ingabo zanjye Rwiva kandi narahiriye kuzatunganya imirimo yashinzwe ubwo uragira neza koko nuko ushaka ko ngohorera? None se guhana abacumura ntibiri mu mirimo ushinzwe byo koko? Ibyo ndabyumva birimo ariko sina hano umuntu nta cyaha mubonaho. Ngaho byihorere ariko umunsi abategetsi bo hejuru babikubajije nzaba ndebe uko uzabisobanura niwe kubabwira mbere. Ese ni kuyi ahubwo yemeje umugenzuzi w'ifasi akamenya ivuga ku mukozi ashinzwe rwose ko nabyo banza byagira icyo bitanga kubera ibyemezo bidafashije by'uko ari watewe abakobwa bose uvuga inda. Nta hantu nabitungutse rwose mbitangamo raporo hariho hose. Yewe ndumva ari sinzi icyo mwarimu yaguhaye gituma umungurana rwose ukamurengera ariko uyu munsi byakomeye ntibizabura kukomerana nawe. Abanyeshuri abandi bakomeza gutwara amaduka icecekera rero muri komine yawe amaherezo uzabibazwa ntuzandenganye uvuga ko nta kugira inama. Yewe none ibyo mbwiye byaba ari ukuri. Ni ukuri aho kubwira abategetsi reka nzabibwira ushinzwe iperereza muri prefegitura bikurikirane amenye ukuri kwabyo. Bizafata bizamufate ariko ntagiye gushinja umuntu ngo mufungishe nta cyemezo bifitiye nawe nibimufata bazamufunge. Iyo ni inama nziza rwose bigira vuba ahubwo gusa kumufunga se bazamupapera bazamurahira humana ibizarenga ejo ntabimumenyesheje. Oya nibyo munanakoze rwose nakana kagwa kare kamaze kongeramo ye kansindagire ndebe ko nagera hariya. Gerageza wandare mwirirweho niba katangaragwe hariya mu kabuga rwose. Gerageza wandare mva ni mwirirweho Rwiva ariko nugukomeza mugatsindagira ibintu komera mukamukirishamo rwose. Komera nubari kumara abana babandi arakanyakwa. Yemwe kwa go barabona. Ninde? Ni Pauline. Tamam. Wenda suhuza. Ni Pauline. Umupolisi se? Ubwo niwe. Polisi wangiye saraza mwenekira. Umva ko wigenje. Abo naje kukujyana noneho. Anyanira siki. Waramutse Pauline. Mwaramutse. Yego. Nimuze, nimukomeze muze. Waramutse. Mwaramutse bagabo barabo. Yego. Muhoro mwa? Na mahoro. Pauline. Mwaramutse madara. Yego. Mushyikira ibaruwa yanyu navanye kuri komine. Ibaruwa? Wavanye kuri komine? Iturutse hezera. Soma nawe urebe. Zaraye zizanywe na Rwivanga zikuye kuri prefecture. Nuko Burumestre arazimpa ngo nzikirize ba nyirazo. Ukuntu basura uvugamo nyinshi? Ni nyinshi da. Hari n'urwo wa mukobwa wo kwa Mabwirwe. N'urwo kwa Mudacumura, wa wundi kwa Mudacumura. N'uwa Gasasira. Cyo rero. Abo bose niko nzifite. Reka numva ibyazora. Kibungo kwa 15 Gicurasi. Bana baba barabona. Usabwe kwitaba ku biro bishinzwe iperereza ngahore. Biro bishinzwe iperereza muri prefecture kwa 18 Gicurasi saa 2 za mu gitondo.
uzaze witwaje ibyangombwa byawe, icyo uhamagariwe uzakimenyeshwa uhageze ushinzwe iperereza. Ariko ndareba izina ritagaragara neza. Karambereye kambayeho sinababwira. Sibwo nziza abakobwa. Use kandi uracyavuga ko ari ibigambo by'abagore. Reka bigukomerane. Hoshe. Zihanda wa mugore we. Urabona nagezweho nawe urambwira ubusa gusa. Ariko Rwivanga agenda ate mu bintu byanjye. Umugore wese byaturutseho tujya kubimenya. Rwivanga ntiyari ko rubamwa umunsi bemeza kundega. Aragufite. None nzandiko zimpamagara niwe uzizanye. Ariko uyu mugabo nta ruhare yabafite muri ikibazo cyangira. Neko ariko mubwire ukanyamaganira kure ko mva ngo azakumvisha bitewe no kuba mureze mu rukiko. Ibyarwa rubanza rwa koperative rw'umwaka washize. Ngo nibyakuziza. Reka. Anasabe nziza namuranyaga ibyo ndi bujyane wanjye. Ko amafaranga ya koperative hari uwamubwiye ko hari narimwe bampayemo. Ubwo se yatabagiye hari ku Burundi wari kujya kuyamuregera. Yabundi nawe niwe waba bembeka. Abeshya ariko arabishwa n'ubusimane zandengera muri iki kibazo. Ubwo gikomeye bwose. Gusa nuko nutakwambata barahukereza. Akagukerereza nyine. Ariko kwikora imirimo yanjye ndabona ngiye kujya mpora mu manza z'ibyaha ntakoze. Abantu barabona saka abagabo barabona Tama. Gakumva. Shakira icyayi ninywere untegure n'imyambaro nzajyana ejo wenda banansigana ibyo ntibigikinishwa. Aha, birakomeye ahubwo. Ndakwita Paul. Reka nanjye mbe ngiye. Ngaho. Yemwe. Ngaho wirirwaho, uherwaho. Nishyana. Tuzaba twumva uko byakugendekeye. Ndabona bizagenda nabi. Injira. Aho nawe. Nari mbitabye. Dore n'upapuro rumpamagara nguru. Awe. Niwe bagabo barabona. Nege bagabo barabona koko. Uricaye ku iyo ntebe. Murakoze. Witwa nde? Nitwa bagabo barabona. Umukobwa witwa Nyirantagisibye uramuzi? Ndamuzi. Mupfana iki? Ntacyo tsi ko ari umwana w'umuturanyi. Nibyo koko. Hanyuma se bimvugaho urabizi? Ndabizi. Ni biki? Bavuga ko atwite. Bavuga ko atwite inda yande. Bamwibarije se. Hanyuma se ko nzi kuri umwarimu kuki uhisha ukuri kw'ibyo uzi cyangwa wumvise? Ibibazo se ndumva atari byo rukwiye kubibazwa. Kuko atari byo muteye inda. Hanyuma yitewe nande? Mwashobora kumenya neza mubajije wayitewe. Nitumubaza akavuga ko ari wowe yimuteye. Saba mbeshyera. Ubwo se niyerekana ibimenyetso uzemera kubihanirwa. Ntawanga guhanwa ariko nzampano bakarengane. Ntagisibye niyinjire. Ntagisibye ni wowe? Ibibazo nshaka kubaza uremera kubisubiza imbere y'uyu mugabo? Yego. Ufite imyaka ingahe? 15. Ufite umugabo? Nawe mfite. Ko nda witwite se iyo nda wayitewe nande? N'abagabo. Ni ya benshi cyangwa ni yumwe? Ni yumwe. Ninde? Ni abagabo barabona. Uyu nguyu? Aragutunze? Oya. Ko ndeba asa nkaho akubyaye yahiguteye ate? Ufite imyaka ingahe wa mugabo we? Ufite imyaka 40. Naramubyaye koko. Be muko byaba byarabaye igihe ki? Uribuka itariki byabereyeho? Hari kubunane. Nuko mwahanye ubunane. Bitera guhakana iki? Arambeshyera. Ufite ibimenyetso ki bigaragaza ko kubeshyera? Wese afite ibihe bigaragaza ko atambeshyera. Nuko atwitiye wamuteye. Ariko icyo cyo kimenyetso. Uriye muntu urabimenya.
ese ko numva hari abandi bakobwa wateye inda kaba ariko kazi washinzwe muri komini yanyu niba utarengera rero ngo ujye mu zindi. Iki kibazo cy'urubuga rugezeho kirandenze ku buryo ntabona icyo gusubizaho. Wakibagejejeho azabasobanurire. Maze rero bagabo barabona ndakumva kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke mu karere k'iwanyu maze guhindanya kubera uburaya n'ubwomanzi ngo niyo ndiri hoshe ngiye kuba nkurindishije muri gereza kugeza igihe nzamenyera aho kuri guherereye. Cyakora kereka no mufunganya nabo bose nateye amada mugafunga n'abandi batwite baba barazitewe n'abandi ndetse nabo bazi bateye mukabafunga. Naho ntacyo mwamukoze mumfunze yenyine. Kuki? Impamvu nuko twese twakoze icyaha kimwe kibujije amahoro n'umutekano nkurikije ku mubinshinja. Nta kindi wongera kubyo maze kukubaza muko. Ndasaba ko yame kiba kimfasha kuko nta ntege zo kwirwana mufite. Ibyo singe bibazwa uzabibwira inkiko. Wowe se urongeraho iki bwana we? Icyo nongeraho nuko kuba mugiye kumfunga sanga ari akarengane nabangiriye kuko ntayumvisha icyaha nshinjwa n'inda imbeshyera. Uramenye si ndindaye waneye inda none ngo ndindaye. Ngaho ni mugende muzagaruka kwa kabiri. Mugende. Yewe. Mwiriwe. Tama. Mwiriwe neza. Yego. Ako numenyana zabira ho mwaza kibatira? Zahiriwe da. Ahubwo ndayaza yaranyobeye. Makuru kijandise. Amakuru ya n'ishyano byose. Dore hera kuri iyi convocation. Niyo kuri pariki. Zaje. Zaje da. Njiteguye byari ngombwa. Ngo neryare. Irebere nawe. Se wamuganeka nagiye irebe. Wamenyese n'ibindi? Ibindi biki? Mucura yabyaye. Ndubwe nawe mukobwa ukora muri maternité. Ngo yabyaye umwana w'umukobwa ngo ariko yaje ari nyiramakaniye. Pe wasa n'abazungu neza neza. Ngaho rero. Ngo yarasetse babashinga bakora imihanda ya kaburimbo da. Ariko ngo abantu bari bashitse baje kureba uwo mwana. Ngo ntibagira ingano. Wono wambere byose rwose. Wono wambere rero. Wono wambere. Ese kuko bagabo n'urukara rwanjye rusa n'inko niteka. Nige babyaye bashinwa da. Yewe ntakumirwa. Naba numva icyo pariki zabivuga. Erega ngo n'abakobwa bose batwite batumiwe kuri pariki. Batumiwe kuri pariki? Nta ngorane tuzahureho banshinje numve. Kwanza atari umunsi umwe ra. Niko. Wamenye se ngo n'icyatumye bemeza ko bucura na mukakibi ari wateye indara? Ngo ni ikihe? Ariko abagore mwamenya gutara amakuru mwamenya gutara amakuru ye. Ni ngore mfore rero kujya yibandaho mu gutara amakuru. Ngo ucajya kujya muri serayi. Wamuhaye amakaye. Naho mukakibi rero ngo wamuhaye agasakoje. Ariko agasakoje se wakamuhaye. Wandeka n'iki ko nangezaho kumirwa amaze kukugarukira. Ngaho re. Yewe barakoreshyira koko. Uboga amakaye n'amasakoshi nibyo bitwazaga ngo ngahana te amada. Aha. Barayavuga ye. Aye masenya nta gisibyo ngwe nawe naramuhaye iki. Cyakora cyosha niba hame tuzumvikana. Cyakora rero nubwo wiringiye ibimenyetso byose. Ndatinya ko waguzwe na rwivanguriye. Bonese rwivanga nanjye simushira amakenga. Nyamuna washatse abantu bagufasha muri ibi bintu byose ko ndaga bitoroshye. Yeho. Warebye ukugeza kuri ministre ukabimutekerereza. Ntabyo ngiyemo. Aha. Ntabyo ngiyemo ndakubwiye yewe bagabo barabona nubundi yego nzabona ariko ntabyo ngiyemo. Habinjye mu rwose. Ninde batsinda ntagiye kwa ministre uzangaye. Ahubwo ni bareka gato gusa. Aho bangereje nzahabageza nanjye ndetse ndenzeho. Yewe sinzi ko babagezaho bakugejeje. Yeho rere. Nawe uzabageza ikagitumba kuri yo. Mu Rwanda hose ko hakuye uzabagezayo gute? Ariko igitanga byihore ariko. Umva emera nambire ubukristo bwawe wirinde kwitura umuntu nabi yakugiriye. Urumva? Nyagasana azabahembera icyo bakoze. Tama. Ngaha nakumva inama yawe nziza. Aho nabereye. Ye? Yaro ko acurutse ukawangarukira bamaze kubona ibimenyetso bihamya ko ntari umunyacyaha. Yewe. None ho si wowe. Nibyo reka mbihorere. Nuko ubihorera. Ariko mukajye mana we.
abantu bangana nabi sakara kwivanga. Nyamara n'amaherezo ntibuzamuga uhoro. Mwihorere tamam. Mwihorere. Harya ngo kuri pariki yari nzajyo ryarira. Ntabwo warebye se? Ngo ni kwa gatatu. Ngo ni kwa gatatu koko. Ariko simfe ngo nanjye ndapfira. N'abana ba rubanda nigisha mpora nsiga mu ishuri ngo ngiye mu manza. Ndabona bazaharira bose. Wahora niki? Nzaba ndebe ko abategetsi b'amashuri n'abacamanza bazabyumvikanaho da. Tamam. Genda undebe wa muhoro wanjye. Njye kwishakira cyari kinyana. Reka nibe. Mwiriwe yemwe kwa mabwiri. Mwiriwe. Yego. Amahoro se. Mwiriwe Rwiva. Mwiriwe mabwiri we. Amakuru kira? Amakuru ni meza. Komera. Yego. Warabonye convocation yawe kuri parike? Nyibonye. Ngiye wazizanye nzivanye. Kugeze ni wowe? Humura. Birarya rwose. Wakoze pe. Nibona niye nayo. Wakoze cyane. Twabonanye. Nagaho n'ubundi wenda kwemera. Horo umugabo rwose. Eka ibyo si byo shimirwa. Ndagufasha nanjye nifasha. Nuko shana nuko rwose. Ariko se wamenye indi nkuru? Inkuru ki? Oya ta. Ntiwamenye ko amuka mudacumura yabyaye? Buturasi. Yabyaye? Sinari mbizi. Turagato ya mbe neza hu. Turagato ipepe. Ngo yabyaye umwana usa n'abashinwa neza. Amaye n'abashinwa. Kandi uzi neza ko bagabo baba natabyara inzobe niyo yagira ati. Ubundi se uretse kumutera ubwa tereye kwinda tariye. Cyo twashaka ko cyabaye, kindi dushaka niki? Tuzabyikoramo dutebya bintu. Ahubwo reka muri parike bamuzamuguciye amafaranga wumirwe. Nababyara. Abyara bashatse nababwira iki. Ejo ntacyo bimbwiye. Ariko se Rwiva. Ndakumva. Ko imaze kugaragara ko ibi bintu tubifitemo uruhare runini. Bagabo barabona aragenda dutakana cyane ariko wowe. Ubona tuzakira rubanda dute rwose umunsi byagaragaye neza ko abeshyirwa. Homura. Kwibira se ko niba kiziya ibya bucura zakira n'ibya nyina nta kizibya. Nge byanteye ubwoba. Cyamuziki kubasigaye inyuma. Batwite. Ubwo yavuye mu nzara zamaniye ko n'abana zabakira. Ega ni igikenya ntituzamushobora. Tuzamunanizwa niki? Homura biracyakomeje. Ariko cyatumye maneko atamufunga nkuko yari yabidusezeranije niki. Kandi nyine nta gisibya yaramushinje. Wenda we yabasanze nta mpamvu zo kumufunga ziho akamwihorera. Nge niko mbibona. Aho ya mukenya ngo ni bagabo barabona ntiyamuhaye ruswa. Wamuha ruswa? Baziha benshi. Yewe ne hari nabazirya dore ko wenda baba batabuze. Ariko maniye kuri yawe nzi ko atabigendamo niyo byagenda bite. Aho uramutse ukinije no kuyimuha ni ngombwa ngo kurazimo. Ndamuzi twarabanye. Mwambwiye se ko yakwijeje ko azamufunga yabikwijeje ntacyo umuhaye. Ntitwaje ko twabanye gusa. Ibyo gusa yanjye iyi. Musaba kubinkorera. Naho ubundi ntaraswa namuhaye da. Reka. Yampaye. Icyatu yatamufunga wenda yabahaye yarasanze nta yemenyetso cyangwa se impamvu zo kumufungisha zihari. Hari ukuntu ubona bimeze se. None se wagerageje kwa IPG mu mwanya tutaritaba muri pariki? Sinakubwiye ko nabigezeho ra. Naye nubwo yambwira ko ntihagiye umukobwa numwe uyu n'umuntu uzamushinja azahita amufunga nta kuziyaza kundi akazabona ari muri gereza. Nanjye kandi nibyo nifuzaga. Ariko suko wavugaga maniko ko ariko numva ipejura kubanza nawe tagiye yemera ruswa. Umuti gutari kurera. Nanjye yarankarabye ahubwo ngiye kumubwira iki kibazo. Nshatse kuma amafaranga azigurira akabyeri. Reka yapfa kugerageza. Nako nyine twari dusanzwe turi inshuti. Naho ubundi sijya wabonye mwivana imbere. Byari byakomeye. Ko nibaza abacuti yawe mudashyikirana neza. Hari icyo bazatugeraho gishimishije. Yewe cyakora cyo nanjye numva ntangiye gushidikanya. Gushidikanya? Ndeka dutegereze cyo bazakora kigendana n'amategeko. Ibindi tubyihorere. Icyo mpamya gusa nuko bagabo barabona uri atazabivamo bitamukozeho. Ibyo ndabyizeye. Mukora wiki? Ndabyizeye rwose. Cyakora natwe ntibizatugwa amahoro bitutareba neza. Nikosi. Kwa gatatu tuzaduherekeza kuri pariki kuko nabonye aribwo badutumiye. Sinzabona umwanya nzaba negereye Kigali. Dewe nakosagirwa amaye ndabona kananiye. Ahubwo murakomere. Ndirengera ko bizatungana rwose. Yakomeje. Nyibuza koko. Abo muzarwana yo gutsinda. Enda ahubwo nimwirirwe rwose nta kundi byagenda sinareka ku kazi. Kwivanga. Utamugara mu bari. Ushobora nimara kushora unhe ahubwo nimwikorera muzamura abagabo.
uwitwa abagabo barabona naze. Baramutse. Hagararaho. Witwa nde? Nitwa abagabo barabona. So ninde? Mbakuriyemo. Nyoko. Tazi rubanda. Wavukiye? Navukiye Kabarondo. Niho utuye? Yego. Ukora muri ki? Ndi umwarimu. Washakanye nande? Nyabami Tamari. Mufitanye abana bangahe? Abana batatu. Utunze iki? Sambire mu rutoki. Umukobwa witwa Nyantagisibyo uramuzi? Ariko murakomeza kwinshira mu jiko rw'abakobwa nzi. Ubona ari ryo kuza abakobwa bose bava bakagira. Ndamuzi. Inda twite ni yande? Iregaho. Simuzi. Ntumuzi? Ntabwo muzi. Ntawahuye nawe kubunani? Sinigeze mpura nawe kubunani. Ushingiye kuko uza kubihakana? Ushingiye kuko ntaho twahuriye. Ibuka neza. Kandi ndumva umuntu atabura kwibuka icyo yakoze kubunani naho yiriwe. Umbwira aho wari icyo gihe. Haraho nene narazindukiye. Ubwo ko kurahakana ko kuri yo tari utabonanye n'uwo mukobwa? Ntitugeze tubonana. Ariko abantu bazavugisha ukuri ryari? Nanjye ikibazo ndakibaza bwana Peji. Umunsi yabya umwana wawe uzabivugaho iki? Umwana wanjye se numeze ati. Usati. Anyurane hese n'abandi bana. Ariko urakomeza kunsubizanya agasuzuguro maze mwihorere. Planto. Planto. Reza. Fata urupapuro jane iki kigabo kuri prison. Nzaba numvikana nacyo kimaze gushira ibiraburira mu mutwe. Siko nshimye mugiye kumfunga. Umuntu iki ko umwana ari wanjye. Sara ku munsi umwana azagaragara ko atari wanjye nzariwize nki kuko n'umunyuru mugiye kumfunga. Ubyishurwa nande? Ubyishurwa nande? Ha. Ese kuhakana ko nta bimenyetso biranga umwana wawe, wowe uzabona ibihe bigaragaza ko atari wawe. Tubyihorere. Ngo abana nawe buri umwe abayigiza nkana. Saba tureba. Planto ngaho tugende da. Planto kihorere. Kandi nikisinye hano. Rero ngo kirabanza gusoma. Ngo nicicare hano gisome. Yini karamu nikirangiza gisinye. Akoze mutware. Nkora iki? Ni wowe wakoze. Amushyikire impapuro zanyu. Ngaho zana. Taha. Mwiriwe abantu. Mwiriwe mabwi. Mwiriwe. Makuru ki? Amakuru ni meza. Mwiriwe musa. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Yego. Ni meza. Ni meza. Narinje kubamenyesha ko Nyantagisibyo yagiye mu maternity. Cyakora ntabwo araruhuka. Ni byiza reka dutegereze. Ese musa. Mwamenye n'amakuru ya wa muhimu bagabo barabona. Bamufunze? Oya. Ariko ariho amazi ndakakuroga. Reka da. Neza nyine. Muje kuri pariki baramukubise nyine bavayo. Bavaho no kumukubita ariko. Yaba si yaremeshano yakoze. Ngo yemera? Ngo ahubwo yihaye gutuka ipeje. Aramutuka ngo ni igicucu. Maze ngo so kumukubita nyine karahava. Ubwo si yatukanira giki? Reka bamukubite. Sinzababazwa n'uwizize. Noneho ubwo bigeze aho no kumufunga bazamufunga. Nibyo kivuga wowe. Ibyo byo ni ngombwa rwose. Ninde? Ni Rwivanga. Injira. Muraho muzee. Wiriwe Gwiva. Muraho. Komera. Makuru ki? Gwiva wirano neza. Mwiriwe neza. Yego. Umenye ute ko naganura. Yewe amakuru ni meza cyane rwose. Nyantagisibyo amaze kubyara. Amaze kubyara? Amaze kubyara rwose. Ni meza koko. Ni meza. Ubimenye hese? Mvuye kuri maternity. Yabyaye umwana ariko aje ari se Musa. Musa rwose. Cyakubonye kuzi kuri koko. Ko wabonyera. Impundu rwose.
nise musa wavutse rwose niwe rwose namwiboneye neza amaso amatwi amatama yewe nibagabo barabona musa wigaraguye rwose gusa aratorokera he n'umwana wanjye yateye ikinyendaro aratorokera he ko bimaze kugaragara ko ari ukuntu yari yanyihaye akanyishyiramo nkanajya muteza urubwa wivanga naruha ubu si ibyo yakoze kandi ntibigaragaye kandi byari byagaragara se n'abasigaye batarabyara buretse ahubwo gatoya izabure hajya ngo ni bangahe ubanza ngo hasigaye batanu muzi kuse bana ba ubu noneho muri migambi iki kuko amana bakibonetse yabonetse rwose wenda mwe mufite imbaraga ni ukumurega mwihutire kumurega umva ko yabeshekwaga da ibyo byihorege nabigezeho kera ni nari inzu uzaba burya sinumvuye na perezida w'urukiko rwa mbere rw'Imbizo yambwiye ko ibintu icyo cyango gihanirwa cyane ngo bajyanira bihanukiriye yambwiye ko nawe yumvise ibyo abagabo barabona akaba yibwiye ko atabeshya ntabwo nawe muraziranye turaziranye neza nyine akaba ngize inkora yo tuziranye akiri umunyeshuri yiga muri kaminuza i Butare ariko nawe uziranye n'abantu benshi ngaho rero nimuhaguruke mu bijemo ingoma idaho yabari igicuma abana ba ese Rwiva ko hari ikintu nibutse nakibaza kikanyobera niki hagiye turi ku itariki ya kangahe si ya kabiri Kanama se ari nka databusha niko si ya ko nyira nta gisibye yavuze ko yasemye ku bunani niko se Rwiva yaba yabyaye umwana ushyitse ubwo ngubwo yarashyitse neza umwana sida ngo yavukanye bine ko numva adashyikira n'ubusanzwe umugore w'abagabo barabona byara abana banini nuwe gamushidikanya nwikwirwa mushidikanya rwose nuwe mwe muretse turebe igihe abyariye kuva ku itariki ya mbere Mutarama kugeza ubu hari igihe kingana igiti mwabare neza abana ba ni mubahe Mutarama kumwe Gashyantare 2 Werurwe 3 Mata 4 Gicurasi 5 Kanama 6 oya utarutse Kamena na Nyakanga koko Kamena 6 Nyakanga 7 Kanama 8 Kanama bigushyiramo aba yarindwi ntibishoboka musubire mu bana ba mwongere mubare neza 7 koko ariko se icyo bitwaye sinabwo umuntu ashobora kubyarira amezi 7 reka nta muntu ubyarira amezi 7 abeshye kiretse ibyaye umwana udashyitse ariko sinumvise uvuga ko yarashyitse aba yarashyitse Rwiva yewe ubwo warebye neza narebye ariko se nabonye ari igikara rwose kandi ashyitse da ari igikara ariko se koko asa n'abagabo barabona teretse niba ntaroye neza ariko barasa namubonye niba badasa rero turagatoye tugatura siki uburyo umwana adasa na se basaba siki ubwo usaza kwemeza ko umwana ari gushingiye kuki ubwo se musanze bihuze byure nzabyigiramo bana banje ku bindi bitangiye kunduruma kuruma se bikuruma iki hajya twakira igihemo kuri bagabo barabona nyamara nitwe kigarutse kandi bizadukuraho bana ba bidukoraho siki nimuhumure nzayibwira peji ntazabura kubihindura bana babaye peji bawe ubu se aho wabyirukiyemo ko ngaho wiruka mu macuti yawe mwiganye da ngo mwakoranye ngo mugire icyo mupfana byatumariye iki kandi gwivanga sinamenye byawe n'iki kibazo nari ibyo mutonganya nkaho oya niba ari ibyo noneho ni mwirwarize oya wirakara oya musa mutonganya nkaho nawe bitamubabaje mbabarira ahubwo yakwihutira kubibwira perezida w'urukiko rw'iremezo bikazamugeraho mu rubanza nyine abizi uyu ibyo ntabwo bitunaniye rwose numvise ko ngo ari no hafi guhamagara urwo rubanza ngo rubanza ngaho nimugende ngaho mugende mukore ibyo mushatse mwe mwiriwe icyo nzi ni uko dukomerewe mwe mwiriwe ibihanga by'abagabo bigiye kuzakomanga yemwe akabagabo bakurikiye nawe kandi uriya mugabo turapfa kugerageza natwe uriya mugabo nta cyatunanira turi kumwe mugende rwa rubanza rwabo rwahereye baraburanye nabo ndihangayikiye nanjye simbizi y'abantu rwose nanjye ndihangayikiye mugeze muto
aratsindwa ariko ndagomba aho ubona kandagiye nanjye nabyirutsemo bagabo barabona na nyina nta gisibyo barahari ndahari nanjye ndahari muhagane hano imbere twaje nyakubahwa bwana perezida w'urukiko uyu mugabo bagabo barabona mwende mbakuriyemo na nyina utazi rubanda aregwa ko yangije umukobwa witwa Nyantagisibyo mu myaka 15 y'amavuko akoresheje uburyo bwo kumwoshya kubera ko batangana mu mavuko uko kumwangiza bikaba byarakurijemo kumutera inda iperereza ryakozwe ku buryo buhagije byerekanye bidashidikanywa ko bagabo barabona yakoze iryo shyano pariki ya repubulika irasaba ko bagabo barabona yahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 afungishwe n'ijisho n'ihazabu y'amafaranga 40,000 bikubiyemo n'inkwano n'indezo by'uwo mwana kandi uwo mwana akandikwa mu bana be bikozwe none kwa 25 Kanama 1987 niko se kwiva ko numva musabiye ibihano bidafashije aho bigiye mu rwiva yewe utumira kunyibuza natwe uzatubare dutaye ndabona byakomeye bagabo barabona rero wiyumva ibyo ushinjwa na procureur none urukiko ruragusaba kubyireguraho niko barakubeshyira nyakubahwa bwana perezida n'abacamanza mufatanyije kumburanisha urubanza namwe nyakubahwa bwana procureur wa repubulika ndamenyesha ko ikirego ndegwa atari cyukuri kandi nkaba mbifite ibimenyetso bibiri bigaragaza ko ibi byose nshinjwa bishingiye ku bwanze bwa bene kungeza mu nkiko ibimenyetso atabonye mbere hose yabivanye ibyo bimenyetso ni ibihe icyambere nuko mwirirwa ryanjye mu biro bishinzwe iperereza uyu mugore avuze ko twabonanye ku bunani bw'uyu mwaka kandi akaba igihe twabona njye nyine nk'uko abivuze nkurikije ko yabyaye ku ya 2 Kanama ndasaba ko musuzuma igihe yabyariye mukandira ko yaba yarasamye ku ya 2 Mutarama koko komeza utubwire ibindi bimenyetso ikindi kimenyetso ni iki uyu mugore uvuga ko twabonanye ku bunani arambeshyira cyane dore ikimenyetso cyerekana ko icyo gihe ntari mu Rwanda iyi pasiporo yanjye bagaragariza ko ku bunani nari Kamara dore ngiyi ni mwirebere sinyumvisha kandi ukuntu umuntu uri Bugande yabona n'umuntu uri mu Rwanda akamutera inda iyo ndigafata yagitangiye kubeshya bwase cyari Buganda kuretse niko iyi pasiporo yawe waba warayihawe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka niba bayimpaye ndabona warasohotse mu Rwanda ku ya 26 Ukuboza urugarukamo ku ya 7 Mutarama nta kindi kimenyetso mbanze musuzume ibyo agacu karashobotse andika n'icyo akameze n'igiye kuva mu nyibanura ariko komeye naho kukitwa n'amaguru nyina nta gisibya Karame ukurikije ibimenyetso bagabo barabona agaragarije urukiko uracyahamya ko ari wowe wagutenda ku ya 2 Mutarama none se undi wayinteye ninde ubuse murareba umwana badasa ikimenyetso bishingikirijeho nuko umwana basa nta kindi cyagaragariza urukiko ko ku ya 2 Mutarama cyangwa se n'ikindi gihe da wagize aho uhurira n'abagabo barabona ntacyo ariko niwe wanteye inda hari Uganda nawe uri Rwanda aha ndareba procureur asaba ijambo mureke twumve icyo ashaka kuvuga murakoze bwana perezida kumva ijambo ikibazo cyanjye gishingiye ndabaza uyu bagabo barabona impamvu yatumye ahisha pariki ibyira pasiporo ngaho bagabo barabona subiza procureur ntabwo nigeze mbahisha iby'iyi pasiporo kuko nimuka neza ko nagaragarije ipeji ko ku bunani ntageze aho mpurira n'uwo mugore kubera ko harabona narazindukiye akaga kubyemera mushobora no kubibona mu bibazo yambajije bagabo barabona ndabumva
hari icyo wongera ku rubanza rwawe? icyo nongeraho ni uko urukiko nirusanga nabeshyewe ruzasuzuma rukareba igihano n'indishyi z'akababaro bigendana n'urubanza rukampesha uburyo bwo guhanagurwaho urubwa natejwe mu maherere. wese nyine nta gisibya urongera iki ku rubanza rwawe? ngenda baza ukuntu nzifasha uyu mwana nkaba nsaba ko mwanyakira abagabo barabona indezo ye akampa n'amafaranga y'uko yanyangirije ubusugi. ngo ubusugi rero muzagaruke gusomerwa kuwa kabiri. abasigaye muraburana saa 8. ngiye kwivumbira ndabona barakaye batangwita amagi. mabwirwe koko niba nabona amaguru bagwira abagabo koko, ariko ko umukenyaze anteranye n'umuvandimwe abancishije amafaranga mbe mwiwe mabwirwe we muvuye gusomerwa byagenze bite? somerwa iki? genda uzibana nanjye nzibana, sinyereye kubana nawe niko rwiva, kuko gutinyuka ukanteranye n'umuvandimwe uzi ko ntacyo uzashoborera ukanyizeza ko uzarwanaho ukanjyana muri bene wanyu bakomeye ukanjyana he, wabona bikomeye hanyuma ukubitiraho kunyihunza. ariko ko nakoze uko nshoboye. oya sishakuvugana nawe rwose, sishakuvugana nawe nikabutindi urabona niba nambwira nabi abo se bansize koko, hanyuma wamenekeje si uyu munsi kugira ngo umve ko somerwa basi. oya haraho none nanyarukiye kandi nakonje gukora ibintu ngo namaze numara kubikora hanyuma ibyigurutse sha nakumenye koko kozo go wari kwindagariye ko yarazi kuzamira, wari ubizi yarazi kuzamira, wari uzi ko ndatari yese. hanyuma se wari mumbwira sibyo ko twagoze bikanana ariko twagerageje. wakoze iki? Nagerageje kwitura ngo bagabo barabona. none ushaka kumwitura ari gihe ugenderaho gusa kugira ngo nteranye ubaye amafaranga 20,000 bamaze kunca uzama munangahe. sibyo procureur ashoboraga nibyo baguciye sha uzibane kuva ubu ntabwo nzongera kubana nawe. umwana wanjye wamubujije uwo bari kuzabana nane se yavuga hari mumushyingire ibintu byahindutse niba byahindutse nuko umugingira ntacyo bitwaye. kuva ubu rwose sinshaka kubana nawe uzibana nanjye zibana. aho mwenganze ndebe ukuntu nzajya gusaba imbabazi bagabo barabona. uratangiye ahubwo uratangiye ndabyumva ngo akarenze impinga ko karushya amagara. genda sinshaka kubana nawe urabeko ngo rwivanga gihe ndakira abagabo barabwira koko